Ariko mbanzo mutasinziriye neza naraye numvishije mubyigana ibintu bibyigana bagira ngo murimo kugundagurana ntibuburiri bwari bwababanye butonya navugaga ngo se byabagendekeye bute ariko bira bintu boss nanjye ajya ndabimenyereye. Karanga wakizura umwana hoya nta kibazo namwe muzakira nimukora cyane muzakira avuga ati umukire ni Kananga rwose no muguhindukira nkajya mpindukira ngenda ko sishakana none ugize kuza unyambarira imyenda yo patro mumbabaye rwose imyenda yawe ntago nayambara neko ninde wakubwiye ngo nyambarire umwenda hoya ntago nyambaye imyenda iranyambaye ntago nyambaye patro n'ukuri harya ni wambwiye ko akazi kose ko mu rugo kazi akazi kose ko mu rugo ndakazi guteka ibintu byose ndabizi kuko n'ibipangu byinshi by'inahanga byose biranze uretse ko naho nagendaga ngo mpamara igihe kinini bahitaga nako kubera abandi babaga bankeneye nahitaga nyine njya mu kindi gutyo ariko akazi ndakazi cyane. Uzi guteka ibirayi bisatesheje ingendo nyine meze nka bya bindi njya numva nyine ugenda ukomeye nyine mu maboko byumva bana Kananga wagize gutya ko nta mituweli dufite umudugudu wose ni muwahe mituweli ari gutyo hita nsubiza abaturanyi isuka gakwaye hata kimwe ngisoteje rimwe kabiri gatatu ugahita usota kweri Kananga ibintu bari ntuburi kundurira se ibintu bavuye noneho patoro uratsekeje noneho cyane none se uzi ko amashuri yawe rwose mbonye ari makenya none se reka ngo urugero rufatika yenda urabona iyi pantaro urabona si ubururu n'inyisiga w'isabune y'umweru irahita iba umweru we n'ubu bibona ushyize mu bitekerezo